twongeye kubasuhuza rero bakunzi bakaregera Umari Pano bakunzi natwe dukunda umunsi tugarutse tubagezaho ibiganiro twarabashimiye cyane ko ikiganiro cy'ubushize nagikunze ikiganiro kijyanye n'imitangire ya service naratunguye cyane ko natekerezaga ko abantu benshi barabona ko narebye abantu ari nyiri hoteli ari n'umukiriya ariko ingero nabahaye nigisha kuri service nabonye mwarabikunze cyane ni byiza tuba tugomba kugira ibiganiro binyuranye twari tumaze igihe tutavuga ku muryango uyu munsi turaza kugaruka ku muryango ariko hagati aho mu kiganiro cy'ubushize kuri service hari umuntu wampaye commentaire mu gikari amfasha gusobanukirwa impamvu wa mugore w'ibyumba wo mu Karogi icyo yashakaga kuvuga ambwira ati nabuhamagara n'abantu ngewe nkuko nabibabwiye mu kiganiro kuva icyo gihe nahise ntekereza ko ashaka kumbwira ko aba bantu nabo yabifatiye ariko abantu umwe mu badukurikira yarankosoye yarambwira ati kukubwira ko abo nabo ari abantu ati ni nko kukubwira ngo uko yahaye pase abantu mu cyumba cyawe ngo bakemure ikibazo ati nabo uhamagara n'abantu bashobora gukemura ikibazo ubwo niko yabyumvise ariko ikiganiro mwakunze cyane cyagenze neza nkurikije uko mwakirebye icyo ni kimwe hanyuma ahandi hari ibiganiro nagiye mbemerera ntibikunde ariko mujye mwihangana mba nzageraho nkabibagezaho n'ubu ngubu hari ibindi tugomba kureba muri kino cyumweru cyangwa igitaha tuzaganira n'abantu bamwe bafite akarengane hari umuntu wampamagaye ambwira ko afite akarengane kuko mu murenge sako muri sako y'umurenge hari za sako ngo zigenda zigafata amadeni mu izina ry'abakiriya batabizi hanyuma hari uwo byabayeho noneho birinda bigera no mu rubanza baramurega ugazaza dusobanurire uburyo bateje ibye kandi nta ngwate yari yatanze akamusobanurira ngo kujurira uko byagenze byose azaza abyivugire hari undi mudamu nawe uzaza tuzavugana ku karengane nawe yakorewe yirukanwa mu kazi ariko mu metero twagerageje gutera no kuganira nawe ni umuntu wari umaze imyaka 12 mu kazi akora neza ariko aza kugwa mu ikosa nyuma y'uko atandukanye n'umugabo amaze umwaka atabana n'umugabo hanyuma amaze gutandukana n'umugabo abana nabi n'umukoresha ibyo namwe murabyumva nabyo nabimubajije hanyuma birangira nyine yirukanwe mu kazi ubwo nyine mba ndi guhereza akazi aba feministe n'abaharanira uburenganzira bw'abagore mwumve nyine ko amakondisiyo abagore baba babamo nayo abatoroshye mu kazi kuko ibibazo yagiranye n'umukoresha nta byari byarigeze bibaho kibana n'umugabo hanyuma rero aho atandukaniye n'umugabo namwe murabyumva ubuzima buba buhindutse kwibana uri umugore ufite umukoresha wawe ari umugabo cyangwa umukorana hari byinshi bihinduka mu mibanire yanyu ibibona we tuzamwakira hari ahantu tuzajya umuturage nawe wampamagaye ambwira ati nturanye n'inzuki zindira abana ariko uwo muturage nawe tuzajya kureba izo nzuki aho ziherereye ni mu mujyi wa Kigali gusa nyine nawe nibyo tuba tubabwira iyo wiyemeje gukorana n'itangazamakuru hari ibyo nawe ugomba kugendamo uwo muturage rero yaje kugira yari afite inzu ayishyiraho korotire yavuganye n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze nka mudugudu ariko atangiye kurekaramo ko inzuki zimurira abana nawe baramubwira ati nubwo zikurira abana ariko nawe iki gikuta wacyubatse binyuranyije n'amategeko baraza baragisenya ubwo isomo riba ririmo ni ukuvuga ngo biba bisaba kwigengesera nyine ubwo kuba baramusenyeye yari yarubatse binyuranyije n'amategeko nubwo aturanye n'inzuki ni ukuzabanza agagemuka icy'inzuki ariko icyo kubaka cyo ntabwo tuzagitindaho hari byinshi tuba tugomba kuganira hari byinshi tuba tugomba kugarukaho ikiganiro cy'ubushize nanone nababwiye uko weekend yari yagenze uko ku cyumweru twari twakwiye imishwaro mu rugo hanyuma ngira ngo murabizi nkunda kubabwira ko umudamu w'iwanjye twemeranyije ko ibintu bibiri ko atagomba kureba ibiganiro byanjye nawe ambuza ko ntagomba kuvuga gahunda ze kuri ino mihanda
ubwo rero ko twari twarabyemeranyije nabivuze nzi ko atazabibona, ariko ababirebye barakata barongera baramwereka, ubwo arabimbaza ndamubwira ariko navuze umudamu, navuze madamu, ntabwo nigeze mvuga ko ari wowe. Abo nita ba madamu ni benshi, ba madamu, madamu la directrice, madamu la secrétaire, madamu la ambassadrice, madame. Ubwo nyine ngerageza kuhikura, ariko ntabwo icyo mbivugiye ntabwo byari ukugira ngo, ntabwo nari namuvuze nabi. By the way, kuba nari navuze ko ikigo twizeho ku munsi wo ku cyumweru cyari cyagabye amashami, bamwe bakajya i Nyanza abandi bakajya Igicumbi, bwari n'uburyo bwo kucyamamaza. By the way, ko nacyo cyareza abantu benshi banakomeye, natwe turimo. Numva nta gitangaza kirimo, ni ikigo cyareze neza kandi tugomba kuba hafi kukivuga. Numva nta pfunwe binteye, niyo mpamvu nagira ngo bijyanabera n'isomo n'abandi paraporo y'ibigo bagiye bigaho kubihesha agaciro kandi bakakomeza bagakundana. Burya nta nshuti nyuma y'umuvandimwe, inshuti ya mbere ni umuntu mwiganye mugakurana mu buto. Abantu twatangiraga segonderi dufite za 15 16, ibaze rero kugira ngo mukageza 22 muri kumwe, uwo muntu aba ari umuntu ukomeye. So ikiganiro nkikora rero ntago nari ngamije kuvuga gahunda za madamu, icyo nari ngamije ni ukuvuga ko ikigo cyacu kigikundana, bamwe bakagenda muri promotion abandi bakagenda mu kigo. Nabishimye cyane, nta bikomeye kuba yarambajije ati ibi bintu ubu bivugira iki. Icya kabiri, murabizi ngewe ko hano nirinda kubabwira ko nirinda kubereka ko naba ndi umuntu udasanzwe. Turi abantu basanzwe nyine, niba twarize aho twize twarahize, ntabwo tuhahisha. N'ibyo dukora tugomba kubibabwira, niba ari ugusura, niba ari kugira gute, byose aba ari ngombwa cyane. Hanyuma rero sinzi akandi gatangazo nacishaho abantu bayoboye za transit centers murye muri Menge. Dore ejo rukiko itariki 7 z'ukwa 10, voilà, uyu munsi ni itariki 9. Ejo bundi ku itariki 7 hari umuyobozi wa transit center wakatiwe n'urukiko, wamukatiye igifungo cy'ukwezi n'ihazabu y'ibihumbi 100. Ibi tuzabireba twitonze, kandi muri Nyanza murabizi ko hari itsinda rigari riri gukurikiranwa kubera umuntu waguye muri transit center. Bishatse kuvuga ngo umuntu wo muri transit center itonde paraporo y'abantu bakuzanira. Byatangiye kugaragara ko no mu rubanza abayobozi ba transit centers bari kuburana bagatsindwa, kandi bitwa ko bari mu nshingano. Ibi ngibi tuzanabikurura turebe, tubaza abanyamategeko, ese ubundi ikosa rishingiye ku kazi ku cyafungwa uyobora transit center kandi akuriye urwego, kandi hari inzego nazo zamuzaniye uwafunga. Ibyo nabyo tuzabireba mu kindi kiganiro, nimbona umwanya uhagije ndaza kurunyuramo uru rubanza. Ariko n'umunyamategeko wari wunganiraga baregaga, nawe turaza kuvugana, twahanye gahunda. Reka rero twigarukire ku bibazo biri mu muryango. Ndifashisha ikiganiro cya Dashim, ngomba kumuha credit ku bijyanye ibimenyetso uko umugore agomba kuba ameze mu rugo, uko umugabo agomba kuba ameze. Benshi bari buze gutungurwa, buri wese ariyevariwa, ariko tumenye ngo bigenda bite kugira ngo umuryango ubeho neza cyangwa ubeho nabi. Hanze y'ibyo ngira ngo hari n'umupasiteri w'inshuti yanjye ukunda kumpa amakuru, akampa n'inyigisho z'umuryango yifashishije Bibiliya. Nawe nimbona bikunda, nindangiza ibya Dashimu nkabona bikunda, n'izi nyigisho z'uyu mupasiteri nazibagezaho. Ntabwo ari igihe cyose ngomba kubaha ibikakaye. Tugomba gucishamo tukareba n'ibyoroheje kandi byubaka umuryango. Ntaratinda rero, ngomba kubibutsa ko amakaro meza ari ku Ikaro Plaza hariya i Remera, utambikiye munsi ya station iri imbere ya gare y'i Remera, ahantu ugenda ugasanga inzu nziza isize amarangi y'umweru. So mu bikoresho babaha rero byo kurangiza inzu harimo gypsum, rangete, wall panels, amarangi avanze neza n'ibindi byose. Mwabahamagara rero kuri 0783 250 46. Abiga ku binyabiziga rero namwe mujye kwa mwarimu Clement,
mwarimu Clement mu muhamagare kuri 0782483722 kuri provisoire wishyura umaze gutsinda, hanyuma kuri definitif naho hari uburyo muvugana. Good. Umuryango muri no minsi ishize hari inkuru zagiye zitambuka ndibuze kwifashisha. Hari inkuru na n'ubu igitrendinga yamaze hafi nk'ibyumweru bibiri y'umukobwa wiziritse ku mwarimu mu karere ka Nyanza, amwihambiraho pe. Inkuru ko yavugaga umukobwa ngo yari uwo muri Nyaruguru, ngo yiga na kaminuza, ngo akora na business, ariko aza kurara ku musore iminsi 12. Umusore ashatse kumubwira ngo atahe, umukobwa ati sinaha wandongoye. Ibyo bintu tubiruka kera. Hari n'indirimbo y'abantu ngo yanze gutaha mbigirene, ari umukobwa witsimbye ahantu avuga ati sinaha wandongoye. Ese igihe tugezemo sintaha wandongoye irakenewe. Ese abantu bajye bibaza ngo iyo minsi 12 uyimaranye n'umugabo usanga mu rundi rugo wavuga ngo akugira umugore wa kabiri? Ese iyo minsi 12 uyimaza ahantu uri umugore washatse, uwo mugabo wamugira umugabo wa kabiri? Niyo mpamvu niba bidashoboka ku muntu ufite urugo, sinibaza ukuntu abakobwa bavuga ngo nabyita iki, kubana n'umuntu ni ibintu biva henshi. Ntabwo guhuza ibitsina bihita bivuga kurongorwa, gushyingiranwa. Ishyingiranwa hari uburyo rikorwa, hari kunyura mu murenge, hari no kunyura mu madini, n'irindi ryitwa traditionnel, nubwo amategeko yo mu Rwanda atarabyemera kwishingira. Ariko nubwo atabyemera, iyo bigeze muri Gatanya bihabwa agaciro. Abantu bashobora kujya inama bakabana, bakanabana neza. Ngira ngo muzi ingero nyinshi z'abantu bagiye bakora mariage, yaba civile cyangwa religieux, basanzwe babana, bafitanye abana muri 4-5, ingo zimeze neza. Iyo rero nita mariage traditionnel, yaca mu mategeko cyangwa kwa padiri, ariko abantu bibanishije babyemeranyije. Ubundi mariage ni nko guhuza, ni ikintu cyemeranyijwe, consentement mutuel. So uyu mukobwa rero wari wiziritse yaragiye gukora icyo nakwita donc mariage yaforsaga umuhungu kumurongora. Biza kugaragara ko mu nkuru zakunze gusohoka ku museke bakavuga bati uyu muhungu nawe mu bintu byatumaga atahita abana n'uyu mukobwa, ngo yarafite undi mwarimu kazi bakorana yateye inda. Hanyuma baza gupanga umukobwa, baza kumusohora mu nzu hifashishijwe abantu baje kuri moto, bamusohora mu nzu barakinga. Umukobwa aza kujya mu bitaro, inkuru yarakomeje ajya mu bitaro ngo yari yahakomerekeye. Ariko mu bitaro, mbere yo kujya mu bitaro, yari yabanje gusaba amafaranga miliyoni 2, umuhungu amuha ibihumbi 80. Miliyoni 2 z'iyo minsi 12, ariko nawe yari yakabije. Iminsi 12 kuri miliyoni 2, ubwo ijoro rimwe ryaba rikabakaba ibihumbi birenga 200, hafi 180. Iminsi 12 ugasaba miliyoni 2, ubwo ku ijoro rimwe yari yabaze iry'inani. Ibi nabyo amategeko agomba kuba ariko amategeko ntabwo yakwemeza ibitemewe n'amategeko, ariko byakabaye niba bibaho. Ese ijoro rimwe habarwa ngahe? Nuko kuko miliyoni 2 nayo ni menshi, yari yakabije. Amuha 80 arayanga. Ageze mu bitaro rero aza guca bugufi, noneho yemera ko aza arasubira iwabo i Nyaruguru. Bamuha amafaranga ibihumbi 20 by'urugendo, ariko aza kuri kocora rimwe avuga ati uriya muhungu impamvu mwizirikaho aza akazi. Ntabwo ndi bukoreshe terime akazi ko munsi ya mustekeri. Urwo rwa rugero rumwe. Isomo ririmo hano ni ukwihambira ku musore. Ese urugo umukobwa wihambiye ku musore anarubayemo, cyangwa amategeko akaza, cyangwa ababyeyi bakaza, urwo rugo ruba rutangiriye kuki? Ese wa musore bizagera bikamuzamo ko amukunda? Ese wa musore aramutse ashakanye n'umukobwa bararanye iminsi 12, iruhande hari uwo yateye inda, hari n'undi yakundaga, uwo musore ubwo aba ari 3 in 1, afite abagore 3, uwamwiziritseho, uwo yateye inda, n'uwakunda.
turaza kubigaruka urwo rugo mwumva uko ruba rutangiye. Inkuru ya kabiri numvise ni yabaye mu karere ka Rulindo, aho umuryango witeguye umukwe ko baraza gusaba, umukwe agakwepa akagenda babeshya ko ari muri ambuteyage, birangira babwiye ko imodoka yapfuye, binarangira ababwiye ko akuyeho telefone. Abantu birwa baragiye inzoga, murabizi inzoga zo gusaba, nta n'uwapfundura agafanga, nta n'uwo baho umuseke ngo akoze mu kibindi, bati umukoraje turazinywa ari ukumukoje. Murabizi imihango ya kinyarwanda, ariko byarangiye bazinyoye. Icyabiteye ni iki rero? Uwitwaga umusore wagombaga kuza gusaba nawe yagombaga guturuka Nyaruguru, yigisha hehe? Yigisha muri biriya bigo byegereye kuri Nyungwe, niba atari Bigugu ni Runyombyi cyangwa za Nyabimata. Akaba yaramenyanye n'umukobwa bigana muri Itabu, iyo twitaga IPB, iriya kaminuza ikorera ibyumba. Kumba umugabo uwo witwa umusore afite umugore n'abana babiri, ariko nyine amareshya mugeni, umukobwa barabanye muri Itabu, amubeshya urukundo, umukobwa ajyaho, ubwo urumva basangira n'amafunguro, bahana urugwiro, bemeranya no kuzabana, none bapanga gusaba. Ubuhemu bw'umusore nuko yemeye ko azaza gusaba ntazi, naho ubundi kuba umukobwa yaramuremeye nta gitangaza kirimo. Ibyo murabizi, nge naho mpagaze nta gitangaza kirimo, ariko yamuremeye amubeshya. Iyo amubwiza ukuri ati ndi mariye, ariko urabona Nyaruguru na Gicumbi harimo distance ndende, meze nabi, nyabureka dore rwose ndemera, ibyo byakunda. Ikosa yakoze ni ukutuma umukobwa apanga ubukwe, akabwira ababyeyi bagatwerereza, bakitegura umukwe ntazi. Nibaza ko ibi ngibi binashobotse bigiye no mu nkiko bamuha iyo facture, ntabwo bamwishyuza ngo umukobwa wacu mwarabonanye mwabuhanye urugwiro, oya, ibyo nta wabimaze. Ariko si iyo facture, kuki wemeye kuzaza gusaba utazaza? Nubwo waba uri mariye, si iyo wemera ukaza umuhango ukaba ko ntawe ari kubimenya, noneho byajya kugera mu murenge bagasanga ufite irindi sezerano bugapfa. Ariko kwengesha abantu inzoga, bagatumira abantu bakava imihanda yose, ubwo nuvuga ngo hariya hafi mu Kisaro, ubwo harimo n'abari bavuye za Burera, abavuye za Nyagatare, abavuye za Musanze. Iyo facture wagombye kwishyura wa mugabo, aho uri hose ndakuvuze, iyo facture wagombye kwishyura. Ningerayo muri iyo famille bakampa adresse zawe, umenye ko zagushaka. Ikosa kuba barakuremeye itsoke, kuba warabeshye ko umuseribateri itsoke, kuki wemeye ko bategura ubukwe? Uwo ni umuryango. Hanyuma nanone iyo mbaze ko bivuze nk'uku, iyo ari umuryango, umugore w'uwo mugabo nabimenye, abana b'uwo mugabo nibabimenye, kosa agenda abeshya ko ari seribateri. Umugore namenya ko ugenda wigira seribateri, nawe azifata nk'uwashakanye na seribateri, nawe niyigira we bizagenda bite? Ngizi ngo turi ku muryango. Inkuru ya gatatu, Nyamasheke yo ni nyinshi. Nyamasheke habanje inkuru y'abadaso. Abadaso ngo umwe yarihiye undi, umudaso w'umuhungu yarihiye umukobwa amashuri, arangije araza barakorana, noneho bamaze gukorana bapanga kuzabana. Bigeze mu gupanga ubukwe hasigaye iminsi mike ngo bajye mu murenge, daso y'umukobwa bayisangana n'indi daso itari wa wundi wayirihiye, itari wa wundi bagomba gukorana ubukwe. Iyi nkuru nayibonye ku mihanda, natanzeho commentaire, ndongera ngaruka nko kuri ya yindi ya mbere. Kuba fiancé wawe umusanganye n'umusore, cyangwa se umusore cyangwa fiancé wawe ukamusangana n'umukobwa, ntabwo ibyo byakica ubukwe. Kuko ntabwo, please abantu babumve, ntabwo urugo rushingwa no n'imibonano mpuzabitsina gusa. Kugira ngo mupange kubana, hari n'abantu benshi babana benshi bataranabonana na rimwe. Ntabwo rero kumva ko umusanganye umusore wamukundaga, ubona amacinga n'umugore mwabana, akakubyarira abana, mukubaka umuryango utekanye kandi ushoboye, ibyo byose abyujuje, kuba wamusangana n'undi muntu nta gitangaza kirimo, cyetse utamukundaga. Nukomeza wowe daso, nujya muri ayo ngo ndamusanganye n'undi muntu, ikibi nuko wamara kumugeza mu rugo bakongera bagakomezanya. Ngira ngo nicyo abantu batinya kuba kutabasha kubikontrola. Ariko wowe daso, niba wemera ko umugore wawe wamurihiye, mukaba mwakoranaga, hanyuma umubiri ukamurya cyangwa se agashukwa, ukamusangana n'undi,
gumana gahunda yawe. Niba ubona ari umugore waguteza imbere nta bindi bibazo ashoboye gukora akubaha, gumana umugore wawe. Kuvuga ngo n'undi numuzanaze korwa Dose nabikora yageze iwawe none uzabigenza ute? Uzamera nka barihima bamujinya. Ariko bamujinya ngo yarishahuye avuga ko umugore ariko abagore basobanutse agira akara kuvuga ati wirakara ntago icyo yasizeho kizagushajisha. Witangirana uburakari please. Witangirana uburakari, muhamagare umubwire byagenze bite. Yaranshutse nari meze basi. Uracyari tayari kumbera umugore. It's okay. Basi mugende. Abantu ntibakarebereza ibintu. Ubu gahunda daso yari yapanze, amafaranga yashyize iruhande, umwanya uko yabitekereje mu mutwe arasubira inyuma. Ubu nuvuga ngo daso agiye muri aya yishinze rubanda, abamubwira ngo umugore wawe yasambanye wimurongora, uzongera gutekereza iby'ubukwe nyuma y'imyaka 5. Amafaranga wari wapanze ntuzaba ukiyakoresheje ubukwe. Ibyo ni ibihombo. Egera umuntu wawe. Muri make hari umuntu ushitanje yajyaga ambwira ngo ubundi igitsina mu rukundo nyarwo gishobora kuza kuri nimero nk'iya 32 cyangwa 33. Hari ibindi bibanza bikomeye. So please daso umugore umufiance wawe icyo yatanze ni igitsina. Ibindi byose aracyabanza kontrola niba ibindi akibigufitiye. Aracyagukunda, aracyapanga kubana nawe, araplaninga kumva ko imyaka asigaje ku isi ari yo kubana nawe. Mwipfa rero ikintu cyabe sinzi impamvu ibi bintu byagiye mu mitwe y'abantu ko ari ikintu gihambaye cyane. So niyo nama nagira daso w'inyamasheke. Iyi nkuru nayo imaze igihe. Hanyuma Nyamasheke indi case Nyamasheke indi case nayo yasohotse mu bitangazamakuru yavugaga ngo umuhungu yakundanye n'umukobwa, umukobwa amutera inkunga yubaka inzu bazabanamo. Hanyuma umva nyirawo ni mu murenge wa Kagano. Inzu bayubaka mu murenge wa Kagano ariho ni wawe umuhungu, ariko umuhungu ntiyayibamo. Umukobwa azingwa bazayibanamo. Umukobwa baranabyaranye. Umuhungu apanga kujya mu murenge n'undi mukobwa utari wa wundi. Ikosa yakoze ntiyagiye, ahubwo yabanje kuvuga ngo abanza kujya gutaha yanzu ayijyamo. Ayigiyemo wa mukobwa yateye inda arabimenya. Abimenye arara ku rugi. Umuhungu akinguye mu gitondo aho yakagiye mu murenge asanga wa mukobwa wamufashije kubaka inzu yanateye inda yicayeho. Ruragigira umuhungu ngo abonye biri burabure ahitamo kumukingurira, ahasiga umugore n'umwana, aterera ikote ku rutugu ajya gusezerana mu murenge ngira ngo Banyabitekere. Mariage traditionnelle ayisize mu rugo kuko bavanze amafaranga baranabyarana, barishingiye muri make. Agiye muri mariage civile. Umunsi byarabuye abantu bazibaza ngo ubwo urugo ni uruhe. Umugore uremerwa ni uwuhe? Ni uwafinanshije inyubako akanabyarana n'umuhungu, ni uwo bavanye mu murenge kuko ari amategeko yemera. Bizagenda bite? Hanyuma se muhungu sindamenya umwanzuro uzafata. Umunsi wo mwajyanye mu murenge abuze urubyaro, wirukanye uwo mwabyaranye, umutima wawe uzaba uhagaze gute? Wishimiye amategeko, utaye wagufashije kubaka inzu, utaye uwo mwamaze kubyarana, ntuzi uwo nguwo wo mu murenge niba nabyara. Hanyuma umunsi rero byarangiye umuntu azaba ahagaze. Ndabwira abadukurikiye, umuntu azaba ahagaze gute mu mutwe? Wataye umugore wamufashije kubaka inzu, wataye umugore babyaranye, akajya mu murenge ku mukobwa ataramenya habe namba hana habari. Hanyuma seda tusipoze kuwo wa wundi wabyaye bazamukuzaho akifureba inzozi, wa wundi wo mu murenge akaza mu rugo. Uwo mugore uzaza muri urwo rugo rwabanje mundi wabanze kuhitsimba kubera ko yabyaranye n'umugabo wawe, bivugwa ko iyo nzu urimo uwo mugore yagizemo uruhare mu kuyubaka. Uwo mugore we uwo mu murenge urwo rugo azarubamara rufite ayo mateka. Murumva uko zitangira kubakwa. Nyamasheke kandi gakesi karimo ko ntaho kasohotse mu itangazamakuru. N'umuvandimwe wakambwiye byabaye kuri mushiki we nawe aho bagiye gusabisha
bategereza umukwe igera saa 12 ataraza, ababwira ko ngo yababwiye ngo ikira, ababwira ko imodoka yagomba kumutwara yabuze, biba ngombwa ko iwabo w'umukobwa aribo bohereza imodoka. Mu nyumvire iwabo w'umukobwa bohereza imodoka kuzana umukwe ngo ngwino usabe. Ingero ni nyinshi, mpereye kuri ibi kugira ngo tubone amasomo. Ingo turimo zibayeho zite, zishingwa zite, impamvu zitaramba ni zimwe muri izi kesi zose mvuze ni nkeya, kandi izi kesi zose mvuze kuramba kwazo kurabarirwa, kuragerwa ku mashyi. Niyo mpamvu rero mu nyemerere ntangire ikimeze nk'icyigisho nkesha inzu y'ibitabo na Ndashimu, umwana w'umuhanga cyane, umuvandimwe dukorana kuri Radio 10, nanjye muvomaho byinshi cyane. Niyo mpamvu aranabizi ko isaha ye yo kuvuga, iyo ageze kuvuga mpagarika ibyo nari ndimo byose. Ibi nama nyisohokamo, kube kurya ndabireka, kaba akazi ndakihorera, ibyo barabizi. So rero ndagerageza ikiganiro cye nagize amahirwe aranakimpa ko nk'umuntu dukorana, ariko kiraryoshye, mwihangane, kiraryoshye, muze mugikurikira. Gifite uyu mutwe uragira uti ibintu 16 biranga umugabo nyawe mu rushako. 10 na bingahe? Na 6. Ibintu 16 biranga umugabo nyawe mu rushako. Aragira ati mu bijyanye n'imbonezamubano, raporo y'ubucamanza mu Rwanda igaragaza ko imiryango 2833 ariyo imaze kwaka yasabye gatanya mu mwaka ushize. 2800 muri bya bindi nababwiraga. Iyi miryango 2833 yasabye gatanya mu mwaka ushize. Bivuze ko mu ntangiriro zayo, mu myubakire yayo, harimo bya bibazo nka bya bindi nabanje kubabwira. Niyo mpamvu nabahereye hariya. Ibi bintu rero bikomeje gutera benshi kwibaza impamvu imanza nk'izo zikomeza kwiyongera. Hanyuma muri izo imanza mbonezamubano zakiriwe n'inkiko muri 2023, umwaka w'ubucamanza 2023-2024, zanganaga imanza mbonezamubano zanganaga n'ibihumbi 25,481. Hanyuma iziza ku isonga nyinshi ni zingizi za gatanya 2800. Hanyuma Ndashima akagira ati hari igice yari yarabanje kugeza ku bakunzi b'inzu y'ibitabo, harimo ibintu bishobora gutuma umuntu adahirwa mu rushako akaka gatanya. Akagaruka ni ibiki byatuma umuntu adahirwa mu rushako bikageza abasaba gatanya. Ubwo harimo na bya bindi, amateka, uko ibintu byatangiye, abantu gushinga urugo bafite ibindi bagamije, bagerayo bakabibura. Reka turebe uko Ndashima bivuga. Ndasoma. Hari abantu babana mu rugo, babana n'abaringa, ubana n'umuntu utari we, waramwibeshyeho, waraje ukurikiye, mwarahujwe n'ibindi bitari gushaka kubana. Ndaza kwageraho Ndashima avuga ati okay, dore ni hafi aho avuga ati igihe gishobora kubahuza, ariko imyitwarire ishobora gutuma mutindana. Igihe guhuza n'umuntu, ibihe bigatuma muhuza, ariko imyitwarire igatuma murambana. Ndaza kubigarukaho. Aragira ati rero ushobora gusanga ubana n'umuntu utari uwa nyawe, ari pirate, ari igishishungwe, ari yigabirije iyindi gahunda itari ugushinga, waramwibeshyeho mbese gahunda ze atari ugushinga urugo, cyangwa se wowe ubwawe nawe ukaba utari uwa nyawe, nawe uri pirate, ari wowe kibazo. Hari igihe ikibazo aba atari wewe wa nyawe, ahubwo ari wowe utari uwa nyawe. Uwo mubana ashobora kuba pirate cyangwa se nawe ukaba baringa. Mbere yo kumushidikanyaho, mbere yo kumwita ko ari we kibazo, banza wirebeho wowe ubwawe. Ese ntiyaba ari ngewe kibazo? Nawe ushobora kuba uri intandaro y'ikibazo. Icya gatatu, imyitwarire yanyu ishobora kuba idahura. Nabyo birashoboka.
nabyo birashoboka. Umwe akunda ibi undi yanga ibi, umugabo ukunda inzoga, umugore ukunda gusenga cyane, umugabo harimo byinshi. Imyitwarire idatuma mwagumana kuko bihabanye. Hari umugore uherutse kumpamagara, nigeze kubivuga mu gitondo cya kare cyane, n'ubu ntabwo umwanya yari akeneye ko tuganira, ntabwo nawumuboneye. Yamamagaye kuwa gatandatu ndimo nambambara, yangiye mu kiganiro mu gahunda ku cyumweru aho nagomba yamamagaye kuwa gatanu mu gitondo nambambara, yangiye mu kiganiro, mwemerera ko tuzongera kuvugana kuwa gatandatu, aho nari nagiye gusura abantu, ngo nari nzi ko nampamagara ndadomoka. Amamagara tugeze mu madisikuru, byeri yaryoshye, twahuje urugwiro, mbura uko nsohoka mu bandi, ndamubwira nti bari kuvuga disikuru kandi namaze gufata ku kantu, ihangane. Uwo mugore yari yabyutse kuwa gatanu andirira, avuga ibintu amarira akaza, kandi byamurizaga ibyatumye atandukana n'umugabo, ku bandi babibona nk'ibisanzwe. Yaziririzaga ubusinzi bw'umugabo. Noneho umugabo nawe bajya kubana, umugabo yamuhishe kwanywa inzoga, ariko noneho bamaze kubana arazinywa kwiri hahandi bagenda bateruye ngo abo hasi nimuvunisha, abo hejuru nimuvunisha abo hasi, bakaza ngo abo basangiye saa 9 z'ijoro bagaterura, bakaza bakarambika kuri portaye. Umugore akaba ari ukingura portaye, agakingura muri salo, akajyana umuzigo, akabatika akakinjiza mu nzu, agakarabya, akagira guta, akaryamisha, kandi noneho we muri we azirana n'inzoga. Byarangiye urugo rusenyutse mu myaka 5. Ariko uwo mugore yarakomeretse, mbabwiza ukuri, sinibuka niba yarananyemereye ko nzabivuga, ariko biba bigoye, yihangane. Yarakomeretse yavuga amarira ayarusha Queen we yaranabiretse, namaze kumukaruma. Uyu mugore ararira, akarira. Aza kumbwira ukuntu abakorege b'umugabo we aribo basangiraga nawe, arizo zari inshuti. Ni ambwira ko hari n'igihe yasinze, buri buke bakaza nko kubahemba, ngira ngo bamubaje, umugore amubaje ati ese watumiye abantu ko mbona nta mwanya wabonye? Ati natumiye babandi baje banteruye, abo gusa. Bukeye sinze ahantu, umugabo yabonye akandi kazi, rero yagorobereza, akajya amuga ati igihe natinze mba ndi mu kazi, igihe uhamagara kanaka, harimo na sebuja ngira ngo, ati igihe uhamagara ba kanaka niwe tuba turi kumwe, tuba turi mu kazi. Birangira wa mugore koko abikoze, ahamagara sebuja w'umugabo, ashaka kubaza ati ariko ko mbona mukeye muracyari mu kazi. Ubwo urumva hari uburyo yabibajijemo, sebuja nawe abirakariramo, bucya muvuga mu nama, aranamwirukana. Yirukana n'umugabo ati abagabo abakozi bagiye baha nimero zanjye abagore babo, bakarantaza ijoro bampamagara, sinkibakeneye, amwereka umuryango. Ibyo byose n'ibikomere by'uwo mudamu. So bishatse kuvuga ngo guhuza n'umuntu ku buryo mugumana. Ndashima akagira ati abantu bahuzwa n'ibihe, guhura. Ibihe bituma abantu bahura, muri bisi, ku mashuri, mu isoko, mu rusengero. Ibihe bituma abantu bahura. Abantu bahuzwa n'ibihe. Abashakanye bahuzwa n'ibihe kuko igihe nicyo kigena aho muhurira. Igihe nicyo kigena abo muhura. Umutima ukagena abo muhuza. Voilà. Ibihe bikreya je dirais comment, environnement cyangwa contexte ituma muhura. Inzira z'urungano ni nyinshi cyane, n'amashuri, itorero urimo, aho ukorera ndetse n'intambara, aho hose ni iwabo w'urungano. Kuko ubwo kagarukira aho ngaho. Izo nzira z'urungano nibyo bya bihe Ndashima ari kuvuga. Ibihe bituma uhura n'abantu, ku mashuri, itorero urimo, aho ukorera, intambara, ibyo byose bituma uhura n'abantu. Ariko umutima ugena abo muhuza. Umutima wawe ukabona umuntu ukavuga uti uriya ndabona duhuza, ndabona duhuza rwose, twabana tugatera imbere. Imitima y'abashakanye niyo yagennye ko bahuza.
bamaze guhuza banzura kubana, guhuza egari kubana, torere urabona imyitwarire ya kanaka nayitorera none donc ni ukuvuga ngo ubuzima nsigaje ku isi mbubanyemo nawe ntacyo byantwara, mugafata umwanzuro are mukabwira famiye padiri gitifu are, ariko imyitwarire niyigena abo mugumana. Bya bihe wa mutima ariko noneho mugeze ku myitwarire, mumaze kubana bimeze biti, umuntu aritwara ati. Hari igihe rero igihe kibahuza imitima igatuma muhuza, none imyitwarire ikanga ko mugumana. Mwarahuye imitima ituma muhuza ariko imyitwarire igatuma mutagumana. So niyo mpamvu iyo igihe kibahuje imitima ikemera ko muhuza, ikiba gisigaye ni ukwita ku myitwarire. Uritwara ute mumaze guhuza? Iby'ibihe ntiwabigenzura, birikora. Iby'ibihe birikora. Ntabwo ugena ngo nzajya kwiga kuri no shuri kuko higa nyirakanaka. Oya, rebu ni rebu yohereza abana ku mashuri. Twebwe ku gihe cyacu minepuriseke ministeri yoherezaga umuntu Karegeya Jean Baptiste are groupe scolaire Bicumbi, Mutegarugori Justine are groupe scolaire Bicumbi. Ntabwo nari muzi, ministeri ntiyari ituzi. Ibyo bihe byatumye mpurira nawe ku ishuri. Imitima ituma duhuza, ariko imyitwarire nyuma yo kubana muri 2002 imyaka 22 irashize, ni ya myitwarire buri wese agenda agorora iye. Umuntu mubana ntimuba mwaravukanye, ntabwo muba mwarareranywe, donc bisaba ngo nukugira imyitwarire, tolerance, ibyihanganirwa, ibitihanganirwa, bimwe bikarekwa, ibindi bikigwa, ibyo utakunda gukabyere none wagira ute. Hanyuma rero ibihe birikora, nuko nguko navugaga, ibihe byo birikora. Iyo uvuga umuntu mushobora guhurira muri bisi, ushobora guhurira n'umuntu muri bisi ijya Nyagatare, akayinjiramo igeze Kayonza we wayinjiriyemo Ikabuga, mukagera Kiramuruzi Kiziguro mutangiye kuganira, ariko ibyo ni ibihe byipanze. Ntabwo wari uzi ko uratega iyo bisi, ntabwo wari uzi ko urayimusangamo. Ibyo ni ibihe byikoze. Hanyuma imitima nayo ntabwo wapfa wabona ukwigenzo, ariko imyitwarire buri muntu agomba kugenzuriye. Icya kane rero nzarimo ngenda ntinda, icya kane kubika ibanga. Kubika ibanga ngewe byarananiye, urumva nanjye nyine ubwo nukutahaba njya ku nkoni. Icya gatanu kudahuza mu mibereho, umwe akaba akunda ibi undi agakunda biriya. Ibyo nabyo bishobora iyo abantu batibyihanganiye ngo babitorere. Umwe akunda disons, umwe akunda ingurube undi agakunda amafi, umwe akunda amavuta y'inka undi agakunda amata. No ibintu nk'ibyo. Kugenzura ibyo ubona niba ari umugabo, kutagenzura ibyo wumva iyo ari umugore. Aka kantu twitonde nishaka nzagikoremo ibice bibiri. Icya gatandatu kiravuga ngo kutagenzura ibyo ubona niba uri umugabo. Murumva, wowe mugabo ntukagenzura ibyo ubona byose, nawe mugore ntukagenzura ibyo wumva byose. Kuko umuntu twakoranaga yajyaga akunda kumbwira ati umugabo azira icyo abonye, umugore azira icyo yumvise. Ni ukuvuga ngo umugabo agushwa n'ibyo amaso amuhaye, umugore agushwa n'ibyo amatwi amuhaye. Twatugambo twizo ku mugore, sheri waberewe ndagukunda mbega umukobwa, ibintu nk'ibyo, amagambo ku mugore yamugusha. Ariko umugabo tambula marembe mabumbile, ukutambuka wambaye donc uko akureba dromadaire gazelle, donc amaso ibyo umwereka kumwicira akajisho, ibyo umwereka umugabo nibyo bishobora kumugusha. Ndashimira rero akagira ati ingingo ya gatandatu, irinde kugenzura ibyo ubona niba uri umugabo, irinde kugenzura ibyo wumva niba uri umugore. Ubwo twongeyemo nandi mabwire ingo ku ruhande rw'umugore, urugo rusenywa n'amabwire byo yumva ku mugabo we, yanyuza hadora yatinza hararararara. Hanyuma umugabo akagira ibyo abona, umugabo nawe ashobora kugushwa nuko abonye umugore we wenda mu modoka ya runaka
akabyibonera si ngombwa kubitindaho. Icya karindwi, kutaganira. Ibyo ni ikibazo ku bantu benshi, ariko niba utabonye umwanya wo kuganira, at least batorera wifata imyanzuro ihurudukiweho kubera ko utabonye umwanya wo kuganira. Niba usanze n'urugero utarabonye umwanya wo kugira ngo uganire na madamu ku itariki wenda yo kubatirisha abana, nusanga yayipanze yakire, parce que ni wowe wabuze. Niba mutaganira wakabayitorera ukemera abusanse yawe ko ariyo itumye hari imyanzuro ifatwa utayigizemo uruhare. Kudahuza urugwiro, ibi turabivuga, ni bya bindi byo mu buriri no kugira inshuti mbi. Yewe ikigare, hari abantu bashaka bakakomeza kuba nuko inshuti mbi. Yes, inshuti mbi inyinshi byisi bigare, kubera ko ni ukuvuga ngo inshuti mbi ntacyo zaba zitwaye utazihaye umwanya. Iyo uzihaye umwanya mwinshi nicyo cyitwa ikigare. Inshuti mbi ushobora kuyikwepa, ibyo si ikibazo. Twese ntabwo tugira inshuti nziza, ariko uziha umwanya mukeya. Ibyo icya cumi, imitungo, attitude ku mitungo. Ibyo bireze n'ababeshye no muri bino bintu byinshi. Iki cya cumi nicyo cyinshi kibiri inyuma. Kudahuza urugwiro ho benshi, nta bantu bivuga se ngo iki noneho ra ibijyanye n'urugwiro, nta bantu basa, nta mugore usa n'undi, nta mugabo usa n'undi. Byose icyangombwa ni ukuba byose biva kuri cya kiganiro, kandi burya nyuma ibintu byose bibaye kubera ikiganiro, byanze bikunze biba byiza. Si ngombwa ko bikorwa mu buryo bumwe bwa gihanga, bikorwa nta ukora nk'undi. Ariko icya cumi, imitungo, Ndashima akagira ati imitungo nayo ishobora kuba intandaro yo gutandukana, kudahuza mu micungire y'umutungo wanyu, cyangwa gushaka kwikubira cyangwa gusesagura, kimwe nuko guha umwanya munini imitungo mu buryo bukabije kuruta umubano, nabyo bishobora kubitiza umurindi. Aha ngaha arashaka kuvuga ngo donc imitungo ishobora kuba ihari mukayicunga nabi, imitungo ishobora kuba ihari umwe akayiheza mu ndi, ariko nanone imitungo ishobora kuba idahari nabwo mwagize uruhare rwo kutayishaka. Ibyo nabyo byababera impamvu, kwisesagura byaba impamvu. Ariko nanone akantu ka nyuma avuga, kuba umugaragu w'imitungo kurusha umuryango. Ndi mu kazi sheri, ufunga ibiro saa 5 z'ijoro, wava mu biro ukagenda ukaganira n'abagabo wenda amasaha 2 saa 7 bikabuka ejo bundi, donc ukaba wabaye umugaragu w'imitungo. Ibyo nabyo bishobora kuba intandaro yo gusenya. Hanyuma rero tukiri ku muryango nk'uko Ndashima bivuga, igice cya kabiri barebeye hamwe ibijyanye umuntu wa nyawe ni umuntu umeze ute mu rushako. Umuntu wa nyawe mu rushako ni umuntu umeze ute? Bahera ku mugore, ibiranga umugore nyawe. Katurebere hano rero ibiranga umugore nyawe. Tugeze ahakomeye. Ingingo ya mbere igaragaza umugore nyawe, according to Ndashima, inzu y'ibitabo, ni umugore udaha amahirwe abandi bagabo yo kwiyumva ko bashobora kumutsindira, kumwegukana. Ingingo ya mbere igaragaza umugore nyawe, umugore udaha amahirwe abandi bagabo yo kwiyumva ko bashobora kumutsindira. Ingingo reka nyitindeho wenda izindi ze kwiruka. Ibi bikunda kunyibutsa umuntu ari couple twabanaga, bari inshuti zacu, umugabo n'umugore dukunda guhura. Noneho nyuma ya mariage icyumweru kimwe ya couple duhurira muri boîte. Kandi dufite ikigare kinini kirimo abasore bazi gutera urwenya. Duhurira muri boîte, abahungu babyinisha wa mugeni w'umukobwa w'umugore. Abandi bamambure b'ikigare bati t-shirt barakumena uwo mutwe. Umuhungu araceceka agira ubwoba, ariko umukobwa bari mu defanda ambwa ati
rata twibyinire dore singaha yerekana impeta ati ibyawe ni impeta ibindi wibyinire impeta se wayikozeho ikimenyetso cyuko bandongoye ni iyi impeta none ntago wayikozeho ikorere akajya ati no ati reka ntacyo ntwaye dore impeta irahari yampaye icyo gihe ibyo birazwi n'abandi nuko kwerekana umugore udaha amahirwe abandi bagabo yo kumva ko bamwigarurira kwa ubwo harimo kuterekana faiblesse z'umugabo wawe ubundi wagombye umugore wemera umugabo we yagombye kumva ko ari umugabo ushoboka ku isi yose ariko ibe turimo amasoni iki ya mitungo ntabwo wagenda uvuga ngo umugabo wagenda uruta bose atega igare ukavuga ko aruta n'abagenda na vewiti se ntabwo byashoboka donc iki kiragoye umugore nyawe nudaha amahirwe abandi bagabo yo kwiyumva ko bashobora kumutsindira iki kiragoye hari umuntu ntari buvuga izina kubera umutekano wanjye n'ubushuti dufitanye n'ibyo tujya tuvugana ku mihanda hari umudamu wakoraga muri banke Ibyumba muri serivisi kumwe kuri banke batonda umurongo umugabo umwe aratonda bamurenzaho umuntu none ajya kurigisha aratonga nabwira wa mudamu ati igihe nagereye ahangaha koko ukaba uri kunyuzaho abantu umuntu w'umugabo ibi bintu ukabinkora undi umuntu w'umugabo umugore ahita avuga ati umugabo usuri kanaka avuga umugabo usuri karegera kandi ubwo ni muri banki uwo mugore nubwo ari ubushizi byafatwa nk'ubushizi bw'isoni icyo yerekanye nuko mu bagabo azi ku isi uwe nta wundi wakobye kwitwa nkawe yakabwiye uwo mukiriya nubwo byari mu kazi ni nko kubwira uwo mukiriya ngo nta wundi mugabo nzi usibye kanaka winkanga nta bugabo bwawe vuga ko uri umukiriya wivuga ko uri umugabo kuko umugabo ni kanaka untunze ako kantu n'ubu nikaravamo byafashwe baramuhariye mu kazi ariko icyagaragaraga cyo nuko yemera umugabo we uko niko kwakuri ko kwerekana ngo nta gutanga amahirwe na make ku bandi bagabo ko babasha kugutsindira reka nihute ingingo ya kabiri umugore uganduka cyangwa wubaha umugabo we akamufata nkaho ari umwe ku mubumbe voilà bijya gusa n'ibingo bya mbere ari umwe ku mubumbe w'isi muri make umugore uganduka niwe umugabo akenera kuko icyo umugabo akeneye ku mugore ni ugutuma umugabo atuza voilà umugore nutuma umugabo watuza ntabwo ari utuma sara akajya ku mihanda ntabwo ari umutuma ikidashoboka ntabwo ari umutuma amavuta y'intare ntabwo ari umutuma gukama intare ntabwo ari umutuma akaremereye munsi y'ibuye woya icyo ni icya kabiri akemera ko ari we wenyine ku mubumbe kandi akemera ko ubushobozi umugabo we afite urukundo afite ibyo byose ibyo amugenera ari ibyo nta n'ahandi byaba ntatekereze iby'ahandi cya gatatu umugore usaba uruhushya umugabo we kuri buri kimwe cyose ampaye aho bwaharwanira ariko hari umugore ukomeye wigeze kubibwira arambwira ati ubu mugabo wanjye azi ko ndi hano mu kiganiro ndetse ko nagutumiye mu izina rya poste yawe nagutumiye mu izina ry'akazi wagomba kubimenyesha umukoresha wawe apana kubwira umugabo ati reka ati icyo aho ngiye hose ndamubwira uyu muco ufite bake yabwagwa uyu muco ufite bake ariko reka ngaruke kuri bya bindi twavugaga byuko ku cyumweru byagenze nge na madamu bira nibura no kuba nabivuze cyari ikimenyetso cy'uko atirise nibura twaganiriye kuri gahunda buri wese afite y'uwo munsi icya gatanu umugore usaba uruhushya kuri buri kimwe icya kane umugore usingiza se umubyara ni ikimenyetso ko uwo mugore yarezwe ngo azabe mutima w'urugo usingiza se umubyara icya gatanu umugore ushobora kwigomwa umwuga we kugira ngo yite ku bana n'umufasha we très important
ariko ibi benshi barabikora. Gatandatu, umugore utari umusinzi akaba atanywa itabi. Ongeraho uko Antoine Rutayisire pasteur abivuga, umugore utaduhira mu matwi y'umugabo, utari gasaku, utari umusinzi, utanywa itabi, utari umusambanyi, utari umunyamagambo. Karindwi, umugore ufata imibonano mpuzabitsina nk'ikintu gitagatifu kandi kibanga rye n'uwo yahariye umutima we. Umugore utazi undi mubiri wundi mugabo uwo ari we wese. Ikintu gitagatifu kibanga ryahariwe uwo yahariye umutima we. Iki kiragoye we. Umunani, umugore ugutera akanyabugabo gatuma uhiga inshuro ebyiri kurenza uko wahize ejo hashize. Voilà, gutera courage. Hari abandi bagore baca intege, watangira agaproject akona ko karahomba nka kakandi aho kugira ngo gutera imbaraga. Yabona ugende wabona promotion atari ko nkubwo ibyo urimo nibiki, aho kugira ngo kubwira ati nejo uzabona indi. Umugore uzi guhaza ipfa ry'ibintu bibiri. Umugabo ahora asonzeye kurusha ibindi. Ibyo bintu kimwe gitegurirwa mu gikoni, ikindi gitegurirwa mu buriri. Shivu nakasa mutwe. Donc kimwe gitegurirwa mu gikoni, ubwo ni ibiryo n'imibonano muri make. Ibintu bibiri, guhaza irari, umugabo agira irari ry'ibintu bibiri, ahora asonzeye. Ibyo bintu kimwe gitegurirwa mu gikoni, ikindi gitegurirwa mu busaswa, mu buriri. Aha, icyacyenda, umugore ushobora gutuma umutungo wawe uzamuka igihe umuhaye uburenganzira bwo kuwucunga cyane. Bishatse kuvuga ahangaha ubundi bakunda kuvuga ngo abagabo b'inganzwa, buryo umugabo w'inganzwa niwe utera imbere, kuko iyo uri inganzwa byose ubiharira umugore, ukamwereka buri kimwe. N'icupa ukanyumubwira uti ngaho ringurira, iyo wahembuka yamuha yose uramubwira uti n'icupa ndarikeneye, ahubwo ati ntabwo ari ngombwa, cyangwa uyu munsi uranywa urwagwa, cyangwa uranywa primus, cyangwa uranywa skol, akakugenera. Icyo gihe ibintu bitera imbere, nibyo. Ariko abagabo babishobora turimbarwa. Icya cumi, umugore ukunda guteka udafata uturimo two mu rugo nko gutunara. Abagore bakunda guteka yasigaye mbarwa. Simvuze ndacecetse. 11, umugore utoza umuhungu wawe kuba umwami nk'uko agufata. Burya umugore wubaha umugabo aharanira kurera umuhungu nk'umuntu uzaba intwari, akamwankuraja. 12, umugore wumva ari amahirwe ye kuba muri kumwe, ndetse akumva ari amahirwe ye kuba yarakubyariye umwana kandi akishimira kumurera. Uyu ni umugore nyawe. Ubwo icya 13, umugore wikunda kandi wiyubaha, ugira imbabazi ndetse ususurutse. Ntushobora gutanga icyo udafite. Umugore wikunda niwe ubasha gutanga urukundo, uwiyubaha niwe ushobora kubaha, ususurutse niwe wabasha gususurutsa. Atajunjamye, atajunjamye, adahorana amaganya, adahora azinze umunya. Uwo niwe mugore nyawe. Ibintu 13 turabirangije by'umugore nyawe. Okay, ibyo rero ni ibintu 13 biranga umugore nyawe. Reka bakunzi ba Karegeya Omar Pano, reka mbendekeye aha. Iki kiganiro ni kinini cyane, ntago nirinze gusoma nkuko uko byanditse. Shyiramo na commentaire zanjye, niyo mpamvu byafashe umwanya munini. Iki kiganiro Rudashimwe gikoze mu minota itarenze 30. Ariko ngiye kubera commentaire kiratinze. So ubutare tuzareba 16 biranga umugabo. 16 rwose. Ibintu 16 biranga umugabo. Voilà. Icyo tuzagikora, ibyo ibireba umugore tumaze kubikora. Hanyuma ubutaha tuzareba igice cya nyuma, tureba umugabo nyawe nuwuhe. Hanyuma rero ubwo hagati aho abagore mwine namwe mube mwikorera mwiha amanota kuri 13 ufite angahe.
kuri 13 ufite angahe ariko oya ikibazo cya mbere ndagihabiri icya mbere ndagihabiri kuba icya mbere ndagihabiri icya mbere umugore udaha amahirwe abandi bagabo yo kwiyumva ko bashobora kumutsindira oya ndagiha 8 ibindi tushyireho rimwe iki gifite 8 ngaho rero bakunzi bacu turabakunda cyane ibi nabyo biba bikenewe inyigisho za pasiteri nazo zirimo imirongo ya Bibiliya myinshi ntabwo nzabasha ariko tuzabishakira umwanya by the way ntabwo ari ngombwa ko duhora tuvuga ibikakaye kambaho umwanya mugende mwicare mwisuzume ari umugabo avuga ati harya umugore wanjye muri aya ngaya reka mbere kuko turabigenza ahubwo umugore yiha amanota n'umugabo ayamuhe ubwo birabibaye kuri 40 ikibazo cya mbere baragikota ku 8 umugabo atangaye manota umugore atangaye manota kuri 40 bayateranye ay'umugabo n'ay'umugore bayateranye najya munsi ya 30 najya hejuru ya 30 baraba batsinze ariko najya munsi ya 30 harabarimo nuza ni passable najya munsi ya 20 ubwo ni Gatanya yejo niko bimeze najya munsi ya 20 ubwo ni Gatanya ejo ubwo abo ni kandida Gatanya so mwakoze cyane rero turabakunda kandi mugire amahoro y'Imana.